Bakristo bavandimwe mwese muduteze amatwi turabasuhuje. Kristo Yesu akuzwe, kugira ngo tubaganirize ku masomo y'uyu munsi kuri iki cyumweru cya 25 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka C. Turazirikana amasomo yo mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi, umutwe wa 8, umurongo wa 4 kugera ku wa 7. Ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Timote, umutwe wa 2, umurongo wa 1 kugera ku wa 8. Ivanjiri ni iya Luka, umutwe wa 16, umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 13. Ndagira ngo muri ayo masomo yose basomere iri somo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi, ari naryo ridufasha kuzirikana inyigisho y'uyu munsi. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi. Nimwumve ibingibi mwebwe murenganya abakene, mugira ngo mutsembe ab'intamenyekana bo mu gihugu, muvuga ngo mbese imboneka z'ukwezi zizarangira ryari, kugira ngo dushobore kugurisha ingano, na sabato izashira ryari ngo dushobore gufungura imifuka y'ingano twahunitse, tugabanye ibipimo twungururiramo n'igiciro, tubeshyeshye iminzani y'ubuhendanyi, abatindi tubagura amafeza n'abakene ku giciro cy'amasandari 2. Yemwe tuzagurisha ingano zacu tugeze no ku nkumbi. Uhoraho abirahije ikuzo rya Yakobo, ati sinzibagirwa na kimwe mu bikorwa byabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Agira ngo tuzirikane iri jambo ngo nimwumve ibingibi mwebwe murenganya abakene, mugira ngo mutsemba ab'intamenyekana bo mu gihugu. Kugira ngo tuzirikane iryo jambo ry'uyu munsi n'urufunguzo rwo kumva amasomo y'uyu munsi. Kugira ngo tubyumve neza ni ukubanza twumva Amosi ubihanura uwo ari we. Amosi ni umuhanuzi wabayeho mu kinyejana cya 8 mbere ya Yezu, mu gihe cy'umwami Ozeya, umwami wa Isirayeli. Icyo gihe rero muri Isirayeli byari bimeze gute? Icyo gihe cyari igihe cy'ubukungu koko. Igihugu cya Isirayeli harimo ubukungu, abakire banezerewe, abakire bakeya n'abakene benshi. Aricyo cyahagurukije umuhanuzi Amosi ngo abakene n'intamenyekana barenganurwe. Yaje guhanura, gutanga ubutumwa buturutse ku Mana bwo kuvuga ngo ntibikwiye kurenganya abakene. Ubutumwa bwe, ndavuga ubutumwa bwa Amosi, bwari bugenewe abayobozi, bwari bugenewe abacamanza, bwari bugenewe abaherezabitambo bo muri uwo muryango w'Imana Isirayeli. Bakibutswa ko batatiye igihango, batatiye isezerano, bakaba basigaje kubaha Imana ku rurimi gusa, ariko umutima wabo uri kure, umutima wabo wibereye ku bintu. Ni ikivanjiri yatubwiraga, ntidushobora gukorera Imana na bintu. Ni ukuvuga ngo bari baragize ikindi kigirwamana. Basanzwe bagira ikigirwamana cya Behali, none bongeye ikigirwamana cy'ibintu, bagakandagira abakene kugira ngo bagwize byinshi, bakambura abakene kugira ngo bagwize byinshi, bakarenganya abakene
bakabaka utwabo, bakabanyaga utwabo kugira ngo baronke byinshi, barusheho gukira, barusheho gukungahara. Ni uko nguko rero ni uko nguko umuhanuzi Amosi yabonye uwo muryango wa Isirayeli wari umeze. Yakoraga ikirere Amosi. Amosi yari umworozi. Imana iramuhagurutsa asiga ubworozi bwe ajya guhanura, ahanurira umuryango w'Imana. Awubwira ati nimusigeho gukandamiza abakene. Ni muri urwo rwego yavuze ati nimwumve ibi ngibi mwebwe murenganya abakene. Bavandimwe, icyo Yezu yavuze ku bakene ni ikihe? Icya mbere Yezu yavuze ku bakene ni iki? Ni uko ku munsi w'urubanza abantu bazabazwa ku bijyanye n'uburyo bitaye ku bakene. Ku munsi w'urubanza abantu bazabazwa ku bijyanye n'uburyo bitaye ku bakene n'abatishoboye. Abo ni abahe? Abakene n'abatishoboye ni abahe? Yezu abivuga muri aya magambo ati nzababwira ngo nari nshonje ntimwamfungurira, abakene ni abatagira icyo kurya. Nari mfite inyota ntimwampa icyo kunywa, abakene ni abatagira icyo banywa, habe n'amazi na busa. Nari nambaye ubusa ntimwampa icyo kwambara, abakene ni abo batagira imyambaro, n'iyo baba bayifite ni imyambaro itari mizima, ni imyambaro yacitse. Abakene ni abo kandi avuga ati nari nabuze aho ncumbika ntimwancumbikira, abakene ni abo ngabo batagira aho bikinga, batagira aho barara, ba bandi barara mu biraro, ba bandi barara mu mashitingi, ba bandi barara mu nzu z'ibyatsi, abo ni abakene. Akongera akavuga ati nari ndwaye ntimwansura, abo ni abatishoboye bakeneye gusurwa. Nari ndwaye ntimwansura mu bitaro, abo bari mu bitaro baba barakennye, ubuzima bwabo buri mu kaga. Agakomeza akavuga ati nari mfunzwe ntimwansura, abo ni abatagira kivurira, ntacyo bishoboreye. Izo mfungwa, abo bafunzwe nabo ni abakene, ntacyo bishoboreye. Hari kandi n'abandi, n'ikindi cyiciro gikunda kugaruka mu isezerano rya kera, abimukira cyangwa se impunzi, abo nabo ni abakene, abo ni abakene. Ngubwo twumvise abakene abo ari bo. Ariko dukurikije uko uyu munsi tubona ibintu, tubona ibikenewe, twavuga ngo umubyeyi udashobora kuriha minervari y'umwana we nawe ni umukene. Umuturage udashobora kwivuza akabura na mitiweli, ubwisungane mu kwivuza, uwo nawe ni umukene. Tumaze kumva rero abakene cyangwa n'iyo lisite abantu bayongeraho ibindi byiciro by'abakene. Tumaze kumva abakene abo ari bo, Yezu atubwira ngo iki? Ese abakene kuri iyi si bashobora kuvaho? Ese ubukene bushobora kuvaho? Habayeho uburyo butandukanye bw'umuryango w'abibumbye bashyiraho ingamba zitandukanye zo kurwanya ubukene. Bakavuga bati ubukene muri uyu mwaka buzaba bwavuyeho, nta mukene ukiri kuri iyi si. Ariko se birashoboka? Ibyo ntibishoboka. Yezu we yaravuze ngo abakene muzabahorana. Niko bimeze, nuko biteye. Ariko se hari uwavuga ngo kanaka ahere mu bukene, agume mu bukene, nubwo iryo jambo ari ukuri? Oya, tugomba kwita ku bakene. Abemeramana bagomba kwita ku bakene, bakabaha ibyo twavuze: ibiribwa, ibinyobwa, imyambaro,
aho gutura, gushakira abatabona uko bivuza imiti bagashakirwa imiti, bagashakirwa uburyo bwo kwivuza, bagashakirwa mitiweli, abatagira aho bikinga bakubakirwa amazu, ibyo nibyo, abatabona minerivare bakayishyurirwa, ubwo ni uburyo bwo kwita ku bakene n'ibindi n'ibindi. Ariko ntabwo twahera aho ngaho honyine, tugomba gutera indi ntambwe. Gufasha umukene neza ni ukumufasha kuva mu bukene, kumufasha kuva mu bukene ni ukumwereka icyo yakora, ni ukumufasha kugira icyo yakora kugira ngo noneho ubwo yagurirwaga imyambaro, ibyo akora bizamufashe we ubwe kwigurira imyambaro, ubwo yahabwaga icyo kurya mu minsi iri imbere we azaba ashoboye kwishakira icyo kurya akoresheje ubwenge bwe n'amaboko ye. Uko niko gufasha umukene neza. Uyu munsi Yezu aravuga ngo ayo matindi y'amafaranga muyashakishe inshuti, biri muri iriya vanjiri twavuze haruguru. Abakire hari inshuti nabarangira, kandi izo nshuti zirakomeye. Izo nshuti ni abakene, kuko umunsi bazaba bafashije abakene, bazaba bafashije Yezu, bazaba bakunze Yezu, bazaba bagiriye Yezu neza. Ku munsi w'urubanza azababwira ati ntabwo mwamenye, ariko igihe mwafashaga umukene ni njye mwafashaga. Tubwire n'abakire, abakire bakandagira abakene, bambura abakene, aho abakire bakoresha abakene bakabambura, bijya bibaho, tujya tubibona, tukavuga ngo nimwisubireho iri jambo ry'Imana ritabuzurizwaho, aho rivuga ngo nimwumve ibi ngibi mwebwe murenganya abakene. Umuhanuzi rero Amosi hari icyo yavuze ku ngaruka zo guhonyora, zo gukandagira, zo kurenganya abakene, ni uko bikurikirwa n'ibihe bibi ku bakire, maze ibyabo bikaba bibi, ibyabo bikaba umwaku. Niko byagendekeye Isirayeli yari yugarijwe muri icyo gihe n'abanyamahanga. Bavuga bati aba banyamahanga bazabagaho ibitero, bazabatsinda, bazabakubita. Ibyo muri kwishimamo ntabwo bizakunda, kubera ko Imana irakajwe nuko muri gukandagira abakene. Muri iki cyumweru turahamagarirwa gukunda cyane cyane abatishoboye, gukunda abakene. Nizo nshuti Yezu arimo kuturangira mu ivanjiri. Ati ayo matindi y'amafaranga nimuyashakishe inshuti. Gushaka amafaranga si bibi, ni byiza. Kugira rero ngo ayo mafaranga atakubera ikigirwamana, dore inama Yezu atanga. Nuko rero mbabwire, ayo matindi y'amafaranga nimuyashakishe inshuti, kugira ngo umunsi mwayabuze izo nshuti zizabakire aho muzibera iteka. Umunsi mwayabuze ni ryari? Hari igihe umuntu yavuga ati sinzigera nyabura, ariko reka mbivuge ku bundi buryo, uzayata, uzayasiga, umunsi uzavamo umwuka, ntacyo amafaranga azaba akikumariye na busa ngo bazakwakire, izo nshuti zizakwakire aho uzibera iteka. Ni aho ngaho, ni mu ijuru, ni mu ijuru. Kwiteganyiriza ubwami bw'ijuru, kwiteganyiriza ubukungu bw'ijuru, kwiteganyiriza ibyishimo by'iteka, ni ugufasha abakene. Uyu munsi rero iri jambo ry'Imana ridufashe kureba uburyo twita ku bakene. Ni ukuvuga ngo kwemera Imana ariko ntiwemere gufasha abakene, ni ukuvuga ngo ni ukwemera Imana k'umunwa gusa. Bimeze nk'ibyo Amosi yatubwiye ngo isabato izarangira ryari, mbese imboneka z'ukwezi zizarangira ryari, kugira ngo dushobore kugurisha ingano zacu, kugira ngo twibere muri bizinesi zacu, kugira ngo twishakire ubukungu, twongere ibyo dufite, tugurisha abakene. Ngaho rero bavandimwe, dusabe Nyagasani uwo mutima
Abafite uwo mutima wo gufasha abakene barahirwa, abatawufite tubasabire. Nyagasani turagusabye ngo urebe abo bose bafite ubukire, bafite ubukungu, abo bose bafite byinshi bafashisha abakene ariko bakaba batabikozwa, bakaba bireba bo ubwabo, batabona umutindi utuye iruhande rwabo, batabona umukene ubasanga ngo bamufashe, bakihugiraho. Abo bose bikunda bakireba gusa badashobora kureba abandi bakennye, turabakweretse ngo ubagenderere, umutima wabo uhinduke barebe umukene. N'abo ngabo bita ku bakene ubahe umugisha, umugisha wageneye abafasha abakene, kandi abakwemera bose ubahe kurushaho gukunda abo batishoboye, kurushaho gukunda abakene, kurushaho gukunda ingorwa, abo bagowe, abo batindi, maze muri ubwo buryo babe bihunikiye ubukungu mu ijuru. Utubabarire Nyagasani, utubabarire aho tutitaye ku mukene, utubabarire aho tutarebye akababaro ke, ngo igihe cyose twari tubishoboye tumutabare. Uduhe guhora tubabajwe n'ikibabaje abavandimwe bacu, guhora twishimira igishimisha abavandimwe bacu. Uduhe guhora dushishikajwe n'iterambere ry'abakiri hasi. Uri Imana nzima, uri rukundo, komeza udusesekaze mu rukundo rwawe, ubaho ugategeka iteka ryose. Amina.